Akaga gaterwa no kutamenya. Akaga gaterwa no kutamenya amateka yacu y'igihe cyashize. Ubunararibonye bwose bw'ukuri mu byerekeye inyigisho z'idini buzaba buriho ikimenyetso cy'Uwiteka. Abizera bose bakwiye kubona ko ari ngombwa ko basobanukirwa n'ukuri buri muntu ku giti cye. Tugomba gusobanukirwa n'inyigisho twigishijwe mu buryo bwitondewe kandi dusenga. Neretswe yuko mu bantu bacu harimo benshi badafite icyo bazi ku byerekeye uko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwatangiye, bwahagurutse n'iterambere ryabwo. Hariho ubukene bukomeye bwo gushakashaka mu gitabo cya Daniyeli no mu byahishuwe, maze abantu bakabyiga bitonze kugira ngo bamenye ibyanditswemo. Waduhaye Bibiliya yera, turagushimye Nyagasani, dufashe twumve ijambo. Nanone abaduteze amatwi kuri uyu murongo, turabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Kandi turashima Imana nanone kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye wo kongera kumva Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo, muri bya byigisho byacu by'ivugurura cyangwa se byo kumenya. Tumaze igihe twiga ibyigisho byari bifite insanganyamatsiko ngari yavugaga ngo akaga gaterwa no kutamenya. Rero muri iki cyumweru cyose twashatse gushishikarira cyangwa guhugukira kumenya, kuko kwizera kuzanwa no kumenya. Twari tumaze nanone iminsi turi ku nsanganyamatsiko yatubwiraga ibijyanye n'impano z'umwuka mu itorero, cyangwa se impano y'ubuhanuzi mu itorero. Twabonye rero yuko Imana ikivuganira n'abantu bayo mu ijambo ryayo no mu bihamya by'umwuka w'ubuhanuzi. Ndagira ngo rero uyu mwanya nanone tujye mu kindi cyigisho kitugaragariza amahitamo. Kandi nanone reka mbabwire ko mu buzima iteka tugengwa n'amahitamo, yaba ari meza cyangwa mabi. Kandi reka mbabwire yuko Imana ntabwo ijya ivogera amahitamo yacu. Mbere rero yuko dukomeza mu cyigisho, reka tubanze dusenga Imana. Data udukunda uri mu ijuru, umubyeyi wacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kubwo kugira neza kwawe, kubw'ubuntu bwawe bugenda busaga aho abanyabyaha bari, ugakomeza kutugirira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushima yuko umugambi wawe ari ugukomeza gusabana natwe binyuze mu ijambo ryawe, dore ko muri ryo ariho waduhereye n'agakiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami mwiza, nanone tugarutse muri iki kiganiro, turagusaba cyane kugira ngo tuyoboze umwuka wawe. Kandi umuja wawe ubwo ngiye guhinduka umuyoboro w'iby'umwuka, ndagusaba cyane kugira ngo unyuzuze amagambo yawe, unyuzuze n'umwuka wawe, kugira ngo ari n'abumva cyangwa abazakurikira ibi byigisho, twese bizahindura imibereho yacu, imico n'ingeso zacu, kugira ngo biduhindure abana b'Imana, kandi ku iherezo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Mbisabye nizeye kandi ngushima mu
izina rya Yesu, amen. Reka rero tujye mbere muri iki cyigisho cyacu kitubwira amahitamo. Ariko ndasabira umuntu wese, nanjye nisabira, kugira ngo ku musozo w'iki cyigisho twese tube turi mu murongo mwiza wo guhitamo neza, cyangwa se wo kurangiza iki cyigisho turi mu ruhande rw'Imana. Rero mu buzima ntago bijya byorohera abantu benshi guhitamo neza, kandi biritubwira yuko iyo duhisemo neza tuba duhisemo ubugingo, ariko iyo duhisemo nabi tuba duhisemo urupfu. Rero ndasabira umuntu wese, nanjye nisabira, kugira ngo ku musozo w'iki cyigisho umwuka w'Imana abe yabashije kutuyobora mu mahitamo meza azaduhesha ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri reka duse n'abatangirana ahari n'ikibazo. Hari ubwo wigeze umenya, wowe uduteze amatwi, hari ubwo wigeze umenya impamvu ku isi hariho amadini atandukanye, hariho amadini menshi? Mbese ni umugambi w'Imana yuko haba hari amadini menshi kandi dufite Imana imwe, dufite na Bibiliya imwe? Reka mbabwire yuko umuturage usanzwe atamenya gutandukanya bino bintu. Amadini menshi yigisha ko ariyo yonyine ari mu kuri. Uko niko bigenda, umuntu wese akurura yishyira. Hari ubwo waba waribajije idini ryigisha kandi rikizera ukuri kw'Imana? Ngira ngo mu byigisho twarangije, n'ubundi ni aho ngaho ibyigisho byacu byagendaga bituganisha, ni uburyo bwo gusobanukirwa ukuri, kuko twabonye yuko ukuri tuzamenya ukuri, kandi ukuri akaba ariko kuzatubatura. Kandi mujye gusoma ririya somo riboneka muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 32, umutwe wo havuga ngo abana ba Aburahamu nyakuri. Mbese ahari waba uri mu ruhande rw'abana ba Aburahamu nyakuri, cyangwa ukuri kwaba kwarakubatuye? Inshuti z'Imana, Bibiliya iradufasha gusubiza icyo kibazo. Iradufasha gusubiza icyo kibazo mu gihe isi irimo urudubi rw'amadini. Ijambo ry'Imana ryadufasha gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Nk'uko twabonye ibijyanye n'ubuhanuzi, cyangwa se umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma, ariko nanone ijambo ry'Imana ryadufasha gutandukanya ukuri n'ibinyoma, bityo tukabasha kugira amahitamo meza. Bibiliya mu gitabo cya Mose igice cya 3 umurongo wa 7 niho hatubwira ngo ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Imana ishimwe. Imana ishimwe yuko ntacyo yaduhishe. Imana ishimwe yuko ari indahemuka ku ijambo ryayo. Kandi tugiye gutangirira icyigisho cyacu mu gitabo giheruka ibindi, cya Bibiliya, aricyo gitabo cyitwa Ibyahishuwe. Kandi turi bwibande mu byahishuwe. Igice cya 6 kiratugaragariza mu by'ukuri, kiraduhishurira idini, cyangwa se cyatugaragariza amateka y'uko ibintu byatangiye. Igice cya 6 cy'Ibyahishuwe ni igitabo giheruka ibindi,
ariko mu gice cyaho cya gatandatu ahavuga ibijyanye n'amafarashi turi busobanukirwe ndetse n'icyo ifarashi bivuze. Ubundi ifarashi byerekeza ku itorero, turi burebe rero neza muri icyo cyigisho icyo kiduhishiye. Abo banyamafarashi rero bagereranya ibihe bitandatu by'amateka y'idini rya Gikristo. Muri ibyo bihe tugiye gutangirira ku gice cya gatandatu cy'ibyahishuwe umurongo wa mbere. Haratubwira ngo iki? Nuko mbona umwana w'intama amena ikimenyetso, kimwe muri ibyo bimenyetso bifatanishije cya gitabo. Reka mbabwire yuko igitabo dusubiye inyuma tugisanga mu gice cya gatanu nanone cy'ibyahishuwe, niho hari ibijyanye n'igitabo kibumbye kandi gifatanishije ibimenyetso. Abagize amahirwe yo gusoma icyo gitabo cy'ibyahishuwe igice cya gatanu, hatugaragariza ndetse uburyo ki umugaragu w'Imana we ngo yabonye kibumbye, ariko ababazwa ndetse arizwa nuko hari habuze umuntu wabumbura icyo gitabo. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, ryatugaragarije yuko ryamuhumurije rigaragaza yuko intare y'umuryango wa Dawidi ari ugomba kubumbura icyo gitabo. Icyo gitabo rero cyari kibumbye mu buryo bukurikije imibereho y'abantu b'Imana. Murakoze. Icyo gitabo cyari kibumbatiye amateka y'itorero ry'Imana mu bihe bitandukanye. Rero mu gice cyaho cya gatandatu nibwo ayo mateka yagaragajwe, cyangwa se nibwo ibimenyetso biranga ayo matorero n'imibereho yayo byamenwe. Biravuga ngo ngiye kubona, tugeze ku murongo wa kabiri, ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Agenda anesha kandi ngo agire gute? Ngo ahora anesha. Bivuze ngo mu gihe cy'iri torero ni itorero ryabayeho rigira gute? Rinesha. Kandi iryo torero ni itorero ryabayeho mu kinyejana cya mbere, cyangwa se mu yandi magambo ni itorero rya mbere, ari naryo torero rya Efeso. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ko itorero rya mbere ari itorero rifite kwizera kunesha. Ryari rifite kwizera kugize gute? Kunesha. Kandi iryo torero rigereranywa n'ifarashi y'umweru, kandi uwo mweru ugereranya kwizera kuboneye, ariko kwizera kunesha, kutanduye. Byari byiza, byari agahebuzo ku babayeho mu kinyejana cya mbere. Imana ishimwe cyane. Yesu akimara kuzamuka mu ijuru, bagize icyo baturusha. Bagize icyo baturusha ababayeho muri kiriya gihe cy'itorero rya mbere. Inshuti z'Imana, reka dukomeze twumve ibijyanye n'iryo torero. Abigishwa bari buzuwemo n'ubutwari, ndavuga abigishwa Yesu yasize, ngo bari buzuwemo n'ubutwari bwinshi no kwizera kwinshi, kuko babanye kandi bakagendana na Yesu. Ni abantu bari barabanye na Yesu, ndetse niyo mpamvu babise ngo abakirisito ba Yesu. Reka mbabwire yuko abo bantu baramwiboneye azuka, baramwiboneye azamuka mu ijuru, bari bazi kandi ko azagaruka, kuko yabibabwiye igihe bari bamuherekeje. Bari bizeye mu mitima yabo badashidikanya ko amasezerano y'Imana azagira gute? Azasohora. Mu gihe abantu b'iki gihe babaho mu mibereho yo gushidikanya, kandi bagashidikanya ijambo ry'Imana,
erega natwe Imana yadusigiye ijambo ryayo, ntabwo twakabaye dufite gushidikanya, natwe twakabaye tumwirebera mu ijambo ry'Imana. Ariko mu by'ukuri ikintu kibabaje ni uko abantu b'iki gihe cyangwa se ubukristo bw'iki gihe bubaho mu buryo bwo gushidikanya. Reka mbabwire yuko ab'icyo gihe bakwije ubutumwa mu isi yari izwi icyo gihe. Pawulo yaravuze ati, namwe abari batandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro. Ku uruhe rufatiro se? Urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Aho ngaho niho bari bubatse, mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise. Imana ishimwe. Mbese ahari twebwe ubutumwa twumvise turacyaburimo, turacyabuhagazemo, tutimurwa, tutanyeganyezwa, turacyari mu byiringiro bishikamye bishoreye imizi mu Mana? Ahangaha wibaze nanjye nibaze. Ubwo butumwa bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, bari munsi y'ijuru, aribwo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Aya magambo tuyasanga mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza kwa 23. Nyamara abizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore. Aya magambo nayo tuyasanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5 umurongo wa 10. Kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Imana ishimwe cyane. Isomo riboneka mu Byakozwe no mu gice cya 5 umurongo wa 29. Petero n'izindi ntumwa barabasubije bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Icy'ingenzi kwari ugukora iby'Imana yavuze biruta gukurikiza imihango yashyizweho n'abantu. Aba bantu bari bafite kwizera kwa Yesu, bari bafite kwizera nk'ukwa Yesu. Nicyo cyatumye abantu baragendaga babongerwaho, bagenda bakizwa. Rero mu by'ukuri ntabwo bari barigeze bajya mu mihango ya gipagani cyangwa se mu mihango yari yarashyizweho n'abantu. Benshi bari barabatijwe muri Yesu koko, barabatijwe no mu mubiri we ariwo torero. Abigishwa ba mbere bari bitaye kubera Yesu indahemuka. Igihe abigishwa babuzwaga kwigishwa mu izina rya Yesu, niho navugaga yuko Petero yavuze ati, kiruta nuko twakumvira Imana kuruta abantu. Rero reka mbabwire yuko bari bafite kwizera kuboneye, bari bafite kwizera nk'ukwa Yesu, bari abantu b'Imana mu by'ukuri, bari bafite kwizera kuboneye kuko babanaga na Yesu. Reka mbabwire ko ibyo bizeraga byari bimwe n'ibyo Yesu yizeraga. Niko kwizera nk'ukwa Yesu, kandi bigishaga nanone ibihwanye n'ibyo Yesu yigishaga. Imana ishimwe. Yesu niwe wavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, aho yaduhaye inshingano yo kujya kubwiriza abantu. Yatubwiye yuko tugomba kuvuga ibyo Yesu yasize avuze. Ntabwo ari amagambo y'abantu abantu bagombaga kubwiriza, ahubwo bagombaga kubwiriza ibyo Yesu yasize agize gute ababwiye. Rero uko iminsi yagiye igenda inahinduka, niko abantu bagiye bahindura gahunda ijyanye bava mu kwizera bakajya mu kindi, nk'uko Pawulo yabivuze. Bagiye bava mu butumwa bwiza bakajya mu kindi. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko kwizera kumwe
abizera baguhawe rimwe ngo bibe bihagije by'iteka ryose. Reka mbabwire inshuti z'Imana ko bene uko kwizera niko natwe tugomba kugira, kwizera gucishije make, kuboneye, gutegereje kugaruka kwa Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Kwizera gukwirakwiza ubutumwa bwiza bw'agakiza ku nshuti no ku baturanyi kugeza ku mpera y'isi. Ubwo nibwo butumwa dutwaye, ubutumwa bw'abamarayika batatu bukwiye kubwirwa abatuye isi bo mu mahanga yose, bo mu moko yose, bo mu ndimi zose. Ubwo nibwo butumwa tugomba kugeza ku batuye isi. Kandi kwizera gusohoza inshingano yo kubwiriza ubutumwa Yesu yatanze. Ntabwo ari ubutumwa Yesu atatanze, ahubwo ni ubutumwa Yesu yatanze. Kwizera kuboneye, kwizera gutunganye. Ubwo niko kwizera abo mu kinyejana cya mbere bari bafite. Mbese uko kwizera kw'igihe cy'ifarashi ya mbere, uko kwizera kurasobanutse. Mbese uyu munsi niko kuranga abantu b'Imana? Reka tuze tubirebe. Yohana rero yabonye iki ubwo Yesu yamenaga ikimenyetso cya kabiri? Ni iki yabonye? Ibyahishuriwe 6:4 aravuga ngo, nuko haza ifarashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro ku isi, ngo bicane. Ihabwa gukura amahoro ku isi ngo bagire gute? Ngo bicane. Kandi ahabwa inkota ndende. Hano dufite kwizera kumeze gute? Kwizera kwisize amaraso. Kwizera kwisize iki? Amaraso. Reka tuze turebe ku kwizera. Tuzi yuko nyuma y'umwaka w'ijana, nyuma ya Kristo, abakristo batangiye kwirukanwa i Roma, aho bicirwaga, kandi benshi muri bo bagaburiwe ibisimba mu mazu y'imikino mu gihe cy'ubutegetsi bwa Roma mpuzabihugu. Ngo ni ukwizera gusize iki? Gusize amaraso. Reka mbabwire ko icyo gihe itorero rya gikristo ryahagorewe cyane, ariko ibyo ntibyababujije itorero gukura. Imana ishimwe. Nubwo bisize amaraso, nubwo bamenye amaraso yabo kubwo kwizera, ariko iryo torero ntabwo byabibujije gukura. Iryo ni itorero rya kabiri, kandi reka mbabwire ko iryo ari itorero rya Simuruna. Kandi Simuruna bivuga ngo ishangi cyangwa igihumura, kandi kigahumura ari uko gihuye n'ibibazo, kigahumura ari uko gihonyowe, kigahumura ari uko gitwitswe, kigahumura ari uko mbese ryari itorero ryamenye amaraso yabo kubwo kwizera. Reka mbabwire yuko umwe mu banditsi ku mateka y'icyo gihe yavuze ko amaraso y'abakristo ari nk'imbuto. Haleluya! Amaraso y'abakristo ni nk'iki? Ni nk'imbuto. Uko abantu bapfaga bamaze kwiyegurira Imana, Yesu basaga naho basize babibye imbuto zeragamo abandi bo kubasimbura. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Ni ukuvuga yuko urupfu rwabo rwabwirije ubutumwa mu rwego rwo hejuru, kandi inkuru nziza y'agakiza yasakaye aho i Roma, aho Roma yategekaga hose, ndetse no kugera aharangwaga abantu hose muri icyo gihe. Kubera iki? Kubera urupfu rw'abakristo, kubera urupfu rw'abantu b'Imana, kubera ko abantu b'Imana bapfaga biyeguriye Imana, abandi bagahita babona ubwo bugabo bari bafite n'ubwo butwari, nabo bagahita bahitamo kwiyegurira Imana. Nuko rero ifarashi itukura igeranya kwizera kwisize cyangwa kwandujwe n'amaraso. Ikimenyetso cya kabiri kigereranya itorero ryo mu myaka yo kuva mu ijana nyuma yo kuvuka kwa Kristo kugeza muri 323 nyuma yo kuvuka kwa Kristo. Kandi reka mbabwire nanone
tugiye ku kimenyetso cya gatatu cy'iminwa kiri ku murongo wa 5 w'igice cya 6. Nuko Yesu amena ikimenyetso cya gatatu, ari cyo kigereranya igihe cya gatatu cyo mu mateka y'itorero. Amena ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, ngo ifarashi ifite y'umukara. Iya kabiri twabonye ko yari isizwe amaraso, iya mbere twabonye ko yeraga, ariko noneho iya gatatu ngo imeze ite? Ni ibintu bitangaje. Nuko Yesu amena ikimenyetso cya gatatu, aricyo kigereranya igihe cya gatatu cyo mu mateka y'itorero. Amena ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara. Ngo ifarashi y'umukara. Kandi wari uyicayeho yari afite urugero rw'indatira, cyangwa se urugero rw'indatira. Ubwo urugero rw'indatira twabigereranya n'umunzani. Urugero rw'indatira yari arufite mu ntoki ze. Reka mbabwire ko iyi farashi y'umukara igereranya kwizera kw'imberabyombi. Kwizera kw'imberabyombi. Si umweru, si umutuku nk'isize amaraso, ahubwo ngo ni umukara. Ni ukuvuga ngo ibintu byari byatangiye guhinduka. Itorero rya gatatu, ariryo Bibiliya yise itorero rya Perugamo. Rero isomo riri mu Byakozwe n'igice cya 20 umurongo wa 29 kugeza kwa 30, niho Pawulo yavuze amagambo akomeye ati nzi yuko nimara kuvaho amasegaryana azabinjiramo ntababarire n'umukumbi. Mbese ibintu byari bitangiye guhinduka? Igisubizo ni yego, ibintu byari bitangiye guhinduka rwose. Amasegaryana yinjiye mu itorero, nuko ntiyabasha kubabarira n'umukumbi. Kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Aya magambo mvuze ko tuyasoma mu Byakozwe n'igice cya 20 umurongo wa 29 kugeza kwa 30. Iki cyabaye igihe kibabaje cyane mu mateka y'itorero rya Gikristo. Cyabaye igihe kibi cyane. Cyabaye igihe cy'umwijima. Ngo ni farashi igize gute? Y'umukara. Cyabaye igihe kibabaje cyane mu mateka y'itorero rya Gikristo. Ni igihe cy'imberabyombi, ubwo ubupagani bwifatanyaga n'ubukristo. Nk'uko Daniyeli yari yaragize gute? Yari yarabihanuye mu gice cya 8 cya Daniyeli umurongo wa 12, aho yari yavuze yuko izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho byagombaga guhanwa mu butware bw'inyamaswa, cyangwa se bwagombaga kujya mu maboko y'agahembe gato. Niko Daniyeli yabihanuye. Yavuze yuko izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho byagombaga guhanwa mu butware bwayo kubw'igicumuro. Kandi iryo hembe rito iby'ukuri ryagombaga kubijugunya hasi, kandi ko byagenze iby'ukuri byari bitangiye gutakara, ngo rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Igihombo gikomeye ni uko muri icyo gihe ukuri kwatakaje rimwe mu mahame yako y'ingenzi, ari ryo gukizwa no kwizera Yesu gusa. Rimwe mu mahame yatakaye hasi ni ihame ryo gukizwa no kwizera Yesu. Kwizera Yesu kwasimbuwe n'amabwiriza ya Kiliziya. Kiliziya yazanye ibindi binyuranyije no kwizera igitambo cya Kristo. Reka mbabwire, niba wibuka ibyo twize mbere, Bibiliya yigisha ko agakiza ari impano itangwa n'ubuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Agakiza ni impano twaboneye ubuntu muri Kristo Yesu, kandi
ni impano kuko twese twakoze iki? Twakoze ibyaha, bityo tukaba tutari tugakwiriye. Ntabwo twari dukwiriye ako gakiza, ahubwo icyari kidukwiriye cyari urupfu, sibyo? Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ariko reka dushimire Imana yuko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Rero Yesu yaradupfiriye tukiri abanyabyaha. Imana ishimwe. Yesu yadupfiriye tukiri iki? Turi abanyabyaha. Rero muri make ubwo nibwo ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza ni uko Yesu yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Haleluya. Kugira ngo twakire rero iyo mpano, reka mbabwire ko icyo dukeneye ni ukurarikira Yesu ngo aze mu mitima yacu. Imana ishimwe. Kandi bikadusaba no kwihana ibyaha byacu byose. Kandi reka mbabwire nanone ko ubwa kabiri aduha n'imbaraga zo kutongera gukora icyaha. Imana ishimwe. Kandi azaduha imbaraga zo kugera ikirenge mu cye. Haleluya. Imana ishimwe. Rero uku kuri ni ukuri koroheje cyane. Reka mbabwire yuko ihame ry'agakiza ni ihame ryoroheje, ariko umwanzi yaragiye araridanangira ku buryo abantu batekereza gukizwa n'ibindi bintu bitandukanye, ndetse bagashaka no gukizwa n'imirimo yabo. Kandi tubonye ko agakiza ari ubuntu, sibyo? Agakiza ni ubuntu. Kandi reka mbabwire ko mu by'ukuri uku kuri kw'agakiza ni ukuri koroheje. Ubu butumwa bwiza buroroshye cyane nk'uko buri muri Kristo. Byavanzwe n'ibitari ukuri, bisimbuzwa amabwiriza yashyizweho na Kiliziya. Mu cyimbo cyo kugenda ushize amanga ugana ku ntebe y'ubuntu bw'Imana kugira ngo ugirirwe ubuntu n'imbabazi, watura ibyaha nk'uko Bibiliya yigisha. Abakristo bigishijwe kugura imbabazi z'ibyaha byabo. Mbese ntibibabaje? Birababaje cyane. Mbese umuntu yabasha guhunda agakiza? Ntabwo bishoboka rwose. Ariko aha ngaha batubwiye yuko mu by'ukuri dukwiye kwegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe kibi. Ariko aha ngaha tubonye uburyo ki Kiliziya Gatolika yabwiye abantu ko bagomba kugura imbabazi z'ibyaha byabo, bakatanga ibyo bita indulgensiya n'ibindi bisa bityo bisimbura ijambo ry'Imana. Isomo riboneka mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 9 umurongo urwa mbere rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 9 haratubwira ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Imana ishimwe cyane. Abakristo bigishijwe ko bagomba gusanga padiri. Mbese uko ni ukuri? Igisubizo ni oya. Dukwiye kwegera intebe y'ubuntu tudatinya. Ariko muri kiriya gihe cyatangiye cy'umwijima cy'ifarashi y'umukara, ngo abakristo bigishijwe ko bagomba gusanga padiri, kandi ko bagombaga kujya ku muntu. Ntibari bakigenda bashize amanga ngo bagane intebe y'ubuntu bw'Imana. Agakiza gahinduka ingorabahizi. Nuko abantu bapfa kwemera iyo nyigisho kuko niyo yari ihari. Iyo nyigisho kandi ngo yari amaburakindi, kuko bari badafite amagambo y'Imana. Ntabwo bari bafite Bibiliya. Mu byigisho twize twabonye ko amagambo y'Imana yari yarasizwe mu zindi ndimi, Ikilatini, Ikigiriki, kandi ntabwo
byari byemewe yuko abantu bibumburira ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ko muri icyo gihe gutunga ijambo ry'Imana byari bibuzanijwe n'itegeko, kandi ko amacapiro yari atarabaho. Byari biruhije rero kugira ngo nibura igipande cy'ibyanditswe byera, byari biruhije kugira nabura igipande cy'ibyanditswe byera, kandi benshi bemeraga ibyo abayobozi b'itorero bababwiye, maze imyizerere ya gikristo iragenda irazamba, iragenda. Kwizera kwa kundi abizera bahawe rimwe kuragenda kuracwekera. Haleluya. Tugeze ku ihame rya kabiri rya Bibiliya ryazahaye, ni iryerekeranye no gusenga. Twabonye ko irya mbere ryazahaye ari iki? Ari ukwizera, ari ugukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ariko noneho ngo irindi hame ryazambaguritse naryo ryakuweho ni irijyanye no gusenga. Noneho mu cyimbo cyo gusenga Umuremyi, abantu bayobotse ibibazanyo by'ibiti, iby'amabuye, kandi reka mbabwire yuko ayo magambo yo kubuzanya gusenga ibishushanyo ni rimwe mu mategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo bishe rimwe mu mategeko y'Imana. Itegeko rya kabiri tubona mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Aha tubwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa ku mazi yo hepfo y'ubutaka, kandi ngo ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, kandi nkabamora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Rero muri icyo gihe nibwo amashusho yariho acengera mu itorero. Ngo make amashusho ay'ibiti, ay'amabuye, ay'amabumbano, ibyo byose nibwo byagiye byinjira mu itorero. Kandi mu mategeko 10 hemeza nta kujijinganya ko ari amakosa gusenga ikindi kintu cyose kitari Imana, ko ubwayo ariyo yonyine ikwiye gusengwa. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mbabwire irindi hame rya Bibiliya nanone ryatakaye. Irindi hame rya 3 rya Bibiliya ryafashwe nabi muri ibyo bihe ryerekeye ku itegeko rya 4. Itegeko rya 4, kandi reka mbabwire ko ahangaha hariho ruzingiye, kandi ko ni itegeko rigaragaza kuramya n'uwo turamya. Reba uko Bibiliya rero ibivuga, uko Daniyeli byamugaragariye ubwo yabyerekwaga. Byamugaragariye gute Daniyeli? Daniyeli yaravuze ngo jewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima. Aya magambo tuyasanga muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 15. Ati jewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Mwabonye uko Constantine yashyizeho itegeko rya mbere ryubahiriza umunsi wa mbere, itegeko rivana gusenga guteganijwe ku isabato y'umunsi wa 7 rikawushyira ku munsi wa mbere w'icyumweru. Amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 15, aho ijambo ry'Imana rivuga, aho Yesu yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nyamara muri icyo gihe cyo kwizera gufasha impu zombi, gukunda Yesu byarakonje. Byagize gute? Byarakonje.
kandi bikurikira imihango mu cyimbo cyo gukurikira Imana. Icyo tubona ni uko Kiliziya yadohotse ku ihame ryerekeye isabato, igerageza guhindura umunsi wo gusenga. Tariki 21 Gicurasi 1995, ikinyamakuru gatolika cyitwa Umurinzi cya Kiliziya yitiriwe Mutagatifu Gatarina yagize iti, ahari mu bintu Kiliziya yahinduye, ikirusha ibindi kugaragaza ukwihandagaza kwayo cyabaye mu kinyejana cya mbere ku ngingo yerekeye umunsi wera. Mbese n'ikinyamakuru cyabo cyarabivuze? Igisubizo ni yego. Isabato yarahinduwe, irimurwa, ivanwa ku munsi wa karindwi, ishyirwa ku munsi wa mbere hadakurikije amabwiriza yo mu byanditswe, ahubwo hakurikijwe ubushobozi Kiliziya ubwayo yiyumvagamo. Nayo ndiho mbabwira yuko iki gihe cy'itorero rya gatatu cyangwa cy'ifarashi ya gatatu, ifarashi y'umukara, cyabaye igihe kibi cyane, cyabaye igihe cyo kudohoka ku kwizera kw'itorero, kandi kwadohotse kuva mu mwaka wa 323 nyuma yo kuvuka kwa Kristo kugeza muri 538 nyuma yo kuvuka kwa Kristo. Rero amahitamo y'umuntu wese ari imbere ye, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niduhitamo icyiza tuzabona ubugingo, niduhitamo ikibi tuzabona urupfu. Nanone mukurikije uko twagiye tureba imibereho n'amateka y'itorero, uko byagiye bikurikirana n'ukuntu byagiye bihinduka, naho umuntu wese kugira ngo akomeze kurushaho kwihitiramo. Ubutaha tuziga nanone igihe cya 4 cy'amateka y'itorero. Reka nsabire umuntu wese, nisabira kugira ngo umuntu wese agire amahitamo meza, kugira ngo abeho. Icyo nicyo nsabira umuntu wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, Mana yacu, Imana y'urukundo n'amahoro, Imana yo kwizerwa, uhabwa icyubahiro. Turagushima cyane kuko uhagarikiye ijambo ryawe rikaba ritambutse mu bwisanzure no mu mahoro, bishimirwe. Turagusaba kugira ngo umuntu wese wumvise amagambo yawe, Data, Umwuka w'Imana ayashimangire mu bwenge no mu bitekerezo, kandi ngo agire icyo ahindura mu mahitamo ye, ahitemo icyiza kugira ngo abeho, kandi ku iherezo bizamuhesha amahirwe yo kuzabana nawe. Bisabye nizeye kandi gushima mu izina rya Yesu, amen.